biragatsindwa rero kubana n'umugabo ugasanga ahubwo uhabwa umurongo n'umugore si umugore agiye kubera umutwe oya niba ari amafaranga wabonye byumvikanaho n'umugore wawe mujye inama ya mafaranga ko tubonye 100 mama runa tuyagenze gute mujye inama ashobora kubwira ati reka tubike 1000 ibindi 999 tubigire gutya tubigenze gutya mutega amatwi mujye inama yaje kugufasha nakugira inama wibona ko akuyobora abapapa benshi nagiye mvugana nabo ugasanga hari abadaha umugore wabo umwanya ngo baganire nyamara iyo umuhaye umwanya mukaganira ya mafaranga make mwari mufite Imana yaduhaye ubwenge bwagutse mu biduhera agaciro mutwubahe ukuri kose Imana yaduhaye ubwenge ku buryo ikintu gitoya cyumpaye nkibyaza umusaruro sinkigusubiza uko wakakimpaye Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya tubasabira umugisha w'Imana mwakoze mwe mwaje kubana natwe muri iki kiganiro wowe kureba iyi video Imana igumugisha dushinye Imana ko uri umwe mu nshuti zacu wemeye kureba iyi video kuko hari byinshi umwami ashaka ko dusangira niba rero uri mu masaha y'igicamunsi cyiza kuko natwe mu Rwanda turi kumanywa igicamunsi cyiza ubona yumva ikinyarwanda amasaha y'umugoroba ugira umugoroba mwiza amasaha y'igitondo cyiza biraterwa n'amasaha uri burebe iki kiganiro Imana ibahe umugisha rero abakoze subscribe mwarakoze cyane Imana ibahe umugisha hanyuma iyo ukunze iki kiganiro ugakora like uduteye inkunga ariko inkunga ikomeye nanone ni ugukora share niba ukunze iki kiganiro ukagisangiza abandi mu kiganiro cy'ubushize twagarutse cyane ku myitwarire y'abagore isa naho wenda rimwe na rimwe nimvuga abagore ndavuga abamama ndavuga abakobwa bitegura gushaka ndimo nsa naho mbereka kurinda ibikoresho cyangwa se guha agaciro ibyo wahawe cyangwa ibyo ugomba kwitaho mu buzima bwawe bwa buri munsi cyane mu rugo hanyuma rero uyu munsi n'uri tugiye kwakira umuganwa Joli kugira ngo tuze gukomeza iriya message ariko none dukomereze ku bapapa reka tumusabire umugisha hanyuma tuze gukomeza data turagushimye ko duhaye umwanya w'agaciro kandi umwanya ukomeye umuryango nyarwanda utubatswe neza ntabwo itorero ryaba ryubatse neza mu Rwanda hatabonetse uburere bwiza mu banyarwanda bakiri bato ntabwo itorero nyarwanda ryazakomera cyangwa se itorero kubarirwa mu gihugu cy'u Rwanda bidusaba ko natwe gutegura rero no guhera hasi mu guhera hasi rero no kugira ngo tuzagira itorero rizima ryende uzakuramo umugeni wawe hanyuma rero uyu mwanya n'uw'agaciro gakomeye uhumugisha umuntu wese uri kureba iyi video kandi umuntu wese udukurikira kuri iyi channel abonera umugisha imbere yawe kuko abagize ubwitange bukomeye kenshi na kenshi hari ubwo abantu baza mu bibasetsa entertainment n'ibindi bitandukanye bikabasetsa bakishima comedy ariko noneho uyu munsi hari ubutumwa buri gutambuka nka message ushaka kwisangira abana bawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nawe mu bategura umuryango nyarwanda kugira ngo ejo nabo bazabyara abana babigishe babareze babakure babageze ku rundi rwego habwa icubero ko twemereye umwanya rero Joli ntaba ari we ahubwo bari wowe umukoresha kugira ngo iyi message bashe gutunga no kuba buri wese uyakira agubwa neza agakora icyo agomba gukora mu mwanya we ni mu izina rya Yesu Kristo byambaje urakoze amen nge ndikuzo amen ndi kumwe n'umuganwa Joli karibu murakoze cyane wakwibwira abadukurikiye muri uyu mwanya batakuzi cyangwa kubona ubwa Yesu ashimwe inshuti zacu Yesu ahabwe icyubahiro kandi Kristo Yesu akuzwe ni iby'agaciro cyane kongera kuboneka imbere y'Imana n'imbere yanyu imbere ya kamera no kuri nta na rimwe njya mbifata nk'ibintu bisanzwe kongera zirikana ko hari uwabyutse abigambira cyangwa agambira kuba ahandi hantu ariko kubera igeno ry'Imana ntahagere ngereyo kuba mba nahageze mbiha agaciro cyane Imana ihabwa icyubahiro ndabashimira mwese inshuti zacu ni ukuri muraba agaciro muraba ubumaro igihe cyose murambivuga ntaho twagera tutari kumwe namwe iyo tutabonye inama zanyu n'ibitekerezo byanyu tubone likes zanyu tubone
hirya no hino umuntu avuga ati iki kiganiro nagikuye kuri runaka mwasharinze muri make wabona ko nta mpamvu, wabona ko ibyo uvuga nta mumaro nta cyerekezo, bigatuma nyine ucika intege ukavuga uti no reka no gukomeza kwangiza umwanya. Ariko Imana ibaho umugisha mwese mukomeje kubana natwe, muraba umumaro. Ni ukuri muri ubu bwami bwa data turafatanije, kandi uyu murimo uroroha cyane ukanaryoha ukanamera neza kubera mwebwe. Imana ibaho umugisha wo muri hirya no hino. Ngira umaze kumenya ku mazina, nitwa Umuganwa, nitwa Jolly, nitwa Mama Ganza, amazina yose Emiya yamazeyo ayababwira hano buri munsi, kandi numva nta pfunwe antera, nta gisebo, kandi numva nishimira ko muyamenye. Imana ibaho umugisha. Ariko rero wenda findi rutasararaho abantu bari kureba iyi video, urakeye izina ry'Imana, usa neza, nta mugore utakumva nta n'umugabo utakumva. Mwese mudukurikiye dore niba akavuga ukuri ngo tubabare, uyu mugore arakeye kabisa, arasa neza. Ikindi hari umuntu mwigeze kumbwira ngo gukundira ko nyine utimaka ibintu by'ibikabyo, ko kantu nyine karancitse kubera umunwa wanjye ndakavuze. Muri byose Imana ihabwa icyubahiro, nta kosa nkoze. Hanyuma tugira umugisha wo kukwakira muri uyu mwanya, ariko wambaye neza kabisa, uramijana nyuma y'ikiganiro. Nyuma y'ikiganiro aramijana ndagisabiye. Rero ubushize twagarutse kuri message ya bagenzi bawe, abadamu, abamama, so abagore, aya mazina yose Bibiliya yavuga nta kibazo atagira wenda untera ibuye. Hanyuma uburyo bakwiye kumenya kurinda ibikoresho ari mu rugo, ari muri business, ari ma gift bahabwa. So wabisobanuye neza, nekeza ko wenda abantu badukurikira nabo bari kudukurikira iriya message barayikunze. Noneho rero uyu munsi twifuje ko natwe utugarukaho nk'abapapa mu kiganiro kitarambiranye turi buze kugirana. Kavuga noneho nyemerera tuguhe ikaze kugira ngo iyi message y'abapapa badukurikiye nayo ibashe gutambuka. Murakoze cyane. Ndabashimira cyane n'abagenzi bawe mwese uko dukora umurimo. Ni ukuri namwe muri ab'agaciro, Imana ijye ibaha umugisha, uko uyu murimo tutawufatanije ntabwo nawukora jyenyine, ntacyo nakwigezaho. N'abatumirwa bose tujya tugira hano nabo tuzagira, ni ukuri mbasabiye umugisha aho muri. Imana ibaha umugisha. Rero nk'uko Yema bivuze, ubushize twaraganiriye tureba cyane ku mubyeyi, umumama, umukobwa se, uburyo yakwitwara mu bintu byo ashoboye kuba yarabonye ku bwe cyangwa yarahawe cyangwa yarafatanije na mugenzi we kubishaka. Kandi ni ukuri ndabashimira cyane, nabonye ubutumwa bwinshi bunyereka ko uburyo mwakiriye iyi message cyangwa ubu butumwa. Ndashimira Imana cyane ko hari uwo bwagiriye umumaro. Noneho rero ni muri ubwo buryo twatekereje turavuga ngo birakwiye yuko n'abagabo namwe mumenye uruhare rwanyu muri ubwo buryo. Icya mbere rero nk'uko tubizi twese, umugabo akaduhere ku umusore uzashaka uba uri umusore nyine ukiri iwanyu, urara iwanyu, ibintu byose ari iwanyu. Akenshi ugasanga papa wawe na mama wawe nibo bavunika bashaka ibigutunga n'ibindi nkabyo. Wagera igihe hakaba habavuga bati noneho tugiye kwibana, cyangwa hakaba n'abandi baguma aho ngaho ku babyeyi babo bakazarinda bahava bajya gushaka. Namwe rero nuko tubafitiye ubutumwa uyu munsi. Abo ngabo cyambere b'abasore tubafitiye ubutumwa buvuga ngo namwe nukuri murarebwa n'ibyo byo twavugaga byose. Abasore cyane abasore muri abantu batujye tubonaho nanone ibintu byinshi. Abasore namwe b'iki gihe nta bintu mwitayeho, mu mbabarire tubivuge gutyo. Ababyitayeho Imana ibaha umugisha. Mbese ubona ko afite iyo gahunda, ari umusore mu rugo, buri kintu akagiha agaciro, akumva ari we kireba, akava mu buriri bwe, akamenya gusasa, akamenya gukoropa mu cyumba cye no kuhategura, akamenya ubwe kwitegura, kwiyitaho, kwisukura. Ndabivuga kubera ko mbizi ko abasore ibyo bintu abantu benshi bagenda babivuga yuko, nanjye kandi hari ubuhamya bwo mbifiteho ko abasore mutajya mwikunda. Barahari bikunda ibimuzengurutse byose akabimenya, akabiha agaciro, akibrosa neza, agasubiramo, akamenya wa muti wacisha mu kanwa hagahumura neza, akamenya imyenda nyine na parufe n'iki,
ariko hakaba usanga pe ukibaza uyu muntu avuye mu rugo iwabo ese avuye iwe bimeze biti, ukumva ntazi iyo parufe igurwa, ntazi iyo dodo rigurwa, kandi yenda afite n'amafaranga. Namwe mutwemerere tubabwire ibintu ngo ba bakobwa muhura nabo hari ubwo agenda akakuzinukwa kubera utwo tuntu twonyine, kubera kutiyitayeho, kubera kutikunze, agasanga byonyine kujyana muri bagenzi be bizamusebye. Ntiwikunda, ntumenye ngo wambaye iki n'iki udakwiye kwambara, ntumenye ngo ni ishati uyu munsi nambara muri weekend cyangwa t-shirt. Ibyo bintu bije n'abakobwa. Hari ubwo rero wari umukobwa nyine w'umunyesuku akaba mwananirwa nyine kumvikana kubera ako kantu konyine, kandi bishoboka yuko wagura parufe y'ibihumbi bingahe, wagura deodora y'ibihumbi bingahe, wamenya guhanagura urukweto neza, wamenya. Hakaba rero n'ababishoboye biyitaho hanze, mwahura ukavuga uti yes, ariko wagera ugasanga basore rero nimwiyiteho, kuko ibyo nabyo ni ibintu bikuranga, biguhesha agaciro cyangwa bikakagutesha. Biragayitse cyane kubona umuhanda uri umubogare nyine wambaye neza usa neza, ariko wagera hariya yenda ukaba no kwiyambura urukweto runuka, cyangwa se ugasanga iwawe naho ubwaho. So it's not fair, ntabwo ari byiza. Nimwikunde basore, kuko izo defo murazifite mutwemere. Ubwo nabwo urumva ko uba udahaye agaciro ibigukikije. Cya cyumba kiranuka, kandi uri umuntu w'umusore ufite amaboko, ufite imbaraga, cyangwa ugategereza umukozi ko ajyamo kugikora. Mu by'ukuri ntabwo ari byo, namwe mwisubireho. Rero reka dutambuke tugere ku bapapa, ariko abo basore ntarabavaho, ababikora muri abantu b'abagabo kabisa, mukwiye gushaka, kuko nyine birakwiye ko mushaka uko azaza nyine ari umufasha, ahera aho wari ugejeje akomeza nyine agufasha. Kumuzana rero harizo ukamushakaho isuku, nawe ubwawe utari umunyesuku, urumva ko ntabwo byoroshye. Hari umuririmbyi nigeze kumva biririmba ati se kushaka umunyesuku wowe uri umunyesuku, kushaka ufite inzu wowe ufite inzu, kushaka ufite imitungo wowe urayifite. Ese kubera iki washaka ko mugenzi wawe ugira ibyo umubonaho kandi wowe utabifite? Rero burya ibyaba byiza ni uko ibyo ufite yaza akakubera umufasha muri byo. Bivuze ngo azahera kuri bya bindi, nahera ku mwanda wawe, mushobora kuzisanga mwese muri abanyamwanda, ariko asanze uri umunyesuku ntagisa nabyo. Ni ugufatira nyine akaba umufasha, n'ibitari bitunganya akabitunganya, ariko biragayitse kuba yasanga uri umunyamwanda akaba yanagerageza gushyira ibintu mu buryo ukamubangamira. Byose ibyo birahari, birashoboka. Basore mushobora kuba muteye mutyo, mwisubireho. Aho nibwo uzabona ngo yes, ngejeje igihe cyo gushaka, kuko uzaza koko ambera umufasha ahera kuri bya bindi nanjye nshoboye kwikorera. Abapapa rero, bapapa beza muri aho. Abapapa mumeze neza, duhereye kuri Emi turi kumwe hano. Abapapa rero namwe, uyu munsi turavuga ngo namwe uyu munsi ni uwanyu. Turagira ngo tuganire namwe. Ese mwebwe ko twavuze abamama bahabwa impano hakaba ubwo batayihaye agaciro, bamugurana ibintu hakaba ubwo batabihaye agaciro. Ese ko twabonye ko muri ibi bihe bishoboka umugore ko haguruka akajya mu mahanga kwiga akagusiga ku rugo n'abana, birahari. None ko byashobotse, iyo usigaye mu rugo we bigenda biti? Ese mukirubanamo ubwo bimeze biti? Aho nturi wa mupapa nawe utabyitayeho, uzi kubiruhira ukabishaka ariko ntubiha agaciro, uzi kuruhira amafaranga ariko warangiza ukayanyanyagiza mu bandi bagore, uzi kuruhira amafaranga ariko warangiza ugasanga iwawe ntabwo hasa n'amafaranga ufite. Aho ntiri wa mugabo uzi kuruhira ibyo uruhiye byose ariko wagaruka ntubiha agaciro. Kubitabiha agaciro ni gute rero? Niba waruhiye amafaranga ukagaruka ukayatagaguza mu bagore hirya no hino, ukagaruka ukayajya mu nzoga kunywa za zindi z'indengakamere, ku buryo utari bunibuke ngo nazanye amafaranga ngahe, ahubwo bakayakwibiraho, cyangwa ukanayasengerera bagenzi bawe gusa. Ntugire ka kantu kita ushobora kunywa ukanywa ibiziri mu rugero. Ntabwo abantu bose ari abarokore, ntabwo rwose navuga ngo mwese mukijijwe Imana yahabwa icyubahiro cyane n'ukuri. Ariko niba utarakizwe, niba umunsi wawe w'agakiza utarasohora, ni hahandi ntabwo byakubuza kuba umuntu wihesha agaciro,
wakwihesha agaciro mu byo ufite byaba bike byaba byinshi ukihesha agaciro muri cya kindi gitoya Imana iguhaye uko hari ubwo mushobora kwibeshya nimwe muba mubyihaye nkubwije ukuri Imana itabiguhaye ntabyo wabona Imana itaguciriye inzira ntabyo wageraho amaboko yawe umuntu ufite imbaraga nk'iza Emi ndeba hano ariko Imana itaguhaye inzira iguha inzira ikugirira neza igucira inzira nyine mu by'ukuri nakubwiza ukuri ko ntacyo wageraho aho rero niho navuga ngo icyo wageraho cyose zirikana ko ari Imana yakiguhaye bituma ugiha agaciro kugiha agaciro ni gute ni ukukibyaza umusaruro niba ari amafaranga wabonye byumvikanaho n'umugore wawe mujya inama ya mafaranga ko tubonye 100 mama runa tuyagenze gute mujya inama ashobora kubwira ati reka tubike 1,000 ibindi 999 tubigire gutya tubigenze gutya mutega amatwi mujya inama yaje kugufasha nakugira inama wibona ko akuyobora abapapa benshi nagiye mvugana nabo ugasanga hari abadaha umugore wabo umwanya ngo baganire nyamara iyo umuhaye umwanya mukaganira ya mafaranga make mwari mufite Imana yaduhaye ubwenge bwagutse mu biduhera agaciro Emi mutwubahe ni ukuri kose Imana yaduhaye ubwenge ku buryo ikintu gitoya cyumpaye nkibyaza umusaruro sinkigusubiza uko wakakimpaye yego kibazo mbishaka byose ubushize umukozi w'Imana Sam yabivuze harabisobanura umugore umuhereza inzu akagusubiza urugo umuhereza inzu akayigusubiza ari urugo nyine wamuzanye mu nzu ariko iyo ahageze harahinduka hakitwa urugo ntabwo iba ikibaye inzu iyo ukirimo wowe Emi nk'umusore aba ari inzu ariko uyigezamo umugore igahinduka urugo n'ibindi umugore Imana yaduhaye ubwenge bwagutse icyo uduhaye ntabwo tukigusubiza uko twakagihawe iyo uri umugore w'ubwenge ufite ubwenge wahawe n'Imana byose njya mbibabwira ngo naho bihera iyo uri umuntu wubaha Imana iyo uri umuntu ukunda Imana iyo uri umuntu yiha agaciro ukayitega amatwi ukayizera biroroshye cyane kugira ngo icyo umugabo aguhaye ntukimusubize uko cyakabaye ariko iyo udafite ubwenge bw'Imana arayazana uti nibyo n'undi nari ndwaye igitenge cya baze cy'ibihumbi 50 papa utakinguriye muri aya mafaranga ntabwo twabyumva kimwe ntirirema ariko iyo uri umugore ufite ubwenge bw'Imana avuga utoke reka turebe reka dukure haya turagire gutya dukure haya turagire gutya wa mugabo nawe afite ubwenge bw'Imana agutega amatwi yarangiza byandi umubwiye mukabikora kandi bikagira umusaruro mwiza ariko utararengaho mu maganza erega ari wowe nawe umeze nk'abavuga ubutumwa rero mwewe murimo muratubwira positive gusa ariko hari umuntu wagerageje biranga kuko urumva wowe warabikoze birakunda yagerageje iki yagerageje kwihangana kubona joro yambaye umwenda mwiza we ntiyumva urarikiye ubwo urumva abagore bose rega bakeneye ibintu byiza urabona kuntu usa hano muri kamera uri kizungerezi wenda nawe uze kureba iyi video hari uri kukuraga bate nawe ndashaka gusa n'uriya mugore sibyo kandi ubushobozi bwabo ni buke sibyo noneho umugabo nawe akunda umugore usa neza iyo abonye amaganza ibintu uza biragira noneho nkavuga rero ubu uyu munsi abantu benshi ntago biri gukunda bari gushakisha bikanga sibyo wowe uri kubivuga nk'umuntu ubikora bigakunda ahubwo noneho tubwira ibanga uyu muntu yicare aganire n'umutima we ashake umujyane ku ruhande kuko ashobora kureba video akabate umugore afite umurengesha reka mubwize ukuri Emi ikintu cya mbere kibuze mu muntu n'ubwenge bw'Imana ikintu cya kabiri kibuze mu muntu ni ukunyurwa ndakubwiza ukuri ngo yes kunyurwa iyo rero utangiye kurarikira ngo mama ganza ukuntu asaba nanjye ndabishaka aho butandukiriye ayo nakore yose arayanyaka ubwo urumva n'umugabo ayo nabashatse kuvuga wa mama iyo afite ubwenge burarikira ngo umumama mugenzi we yabonye ngo ukuntu asa n'ukuntu ameze ndakubwiza ukuri wahaba wayoba ahubwo icyo bigusaba koresha bya bindi bike byo ufite unyurwe ugira umutima unyurwa n'ibyo ufite bizagufasha cyane kugera kuri byinshi icyo nashatse kuvuga niki niba ushoboye kugura isabune niba ushoboye kugura amavuta niba ushoboye ubwo ndavuga iyo mvuze gutyo nagifura n'isabune
niyo mvuze gutyo na Suzana ni amavuta byose icyo bigusaba ni umutima unyurwa. Ndakubwiza ukuri ngo ushobora kugira umutima unyurwa ukisiga amavuta ya 500 ugakaraba isabune tembo nayo ubu yarahenze nayo ubu ni 500 irahenda ukikaraba ya sabune ya yindi ya 200 cyangwa 300 cyangwa y'ijana ariko kubera umutima unyurwa ugacya ugasa neza. Ikintu kibuze mu mitima y'abantu ni ukutanyurwa. Iyo wicaye rero umeze utya urunguruka mu karunaka yambaye iki mu karunaka ntacyo uzigera ugeraho ntacyo uzagera ahubwo fata bya bindi byo ufite bari byo wireberamo iba ari biba miruwari yawe wifata mamaganza ngo akubere miruwari ya miruwari mamaganza urimo wireberamo ntuzi aho yaciye. Ushobora tureke mamaganza na mamaganza ariko tumutinzeho ntabwo uza habikura ntuza habikura ntuza amajorarara ntuza uko avunika ugiye kurarikira mamaganza papa ganza ibyo amuzanira ntuza imvune ahura nayo ugiye gufata umugabo wawe umushyire kuri stress umuzonge. Nanjye ariko ibyo bintu byambayeho nanjye byambayeho ariko utarabivuga kugira ngo bijyanire rimwe ni ikibazo kimwe mubaza aho umurasi nongera. Hari akantu bavuze ngo abagabo natwe tumenye bezoe z'abagore ibyifuzo by'abagore bacu wishize yifuza ayo mavuta yifuza izo nkweto zisa neza yifuza ku gakanzu keza nk'ako wambaye yifuza ayo maherena utwo tuntu twiza yifuza kujya muri salo ariko mu by'ukuri ndirya nkimara ntago bikunda nanjye reka umugore wanjye asa neza nese bizatume ntarebamo amagambo mvuze ko asa neza ntabwo tubyemeranya. Hari icyo kintu nushaka ko tukivugaho ndakubwira ngo byose ni wa mutima unyurwa. Icya kabiri ni ubwumvikane n'ubwuzuzanye. Iyo mushoboye muri za menzi zanyu bya bindi byo mufite bike iyo mushoboye kubyumvikana ibyo byose birashoboka. Nashatse kugira ngo mvuge ku mugabo kwanza mbanze mperaho naringejeje rwose komereza nje nashakaga ngo mbanze mbwire umugabo ngo niba umugore wawe ubona ko akeneye amavuta akeneye urukweto akeneye ikanzu nk'iyo ya mamaganza bavuga n'amaherena ukaba uzi ngo wa mugore nta mahirwe afite yo gukora nta kazi afite ukaba uzi senda ngo niba ananakora ariko yenda mufite uko mwabipanze y'amafaranga ahaye ariko uramukeneye asa na mamaganza ni wowe uzamwitaho gute rero kaduhere kudakora umugore wawe mugabo niba adakora uzi neza ko nta kazi afite ubwo turavuga ko hanze kuko akazi karagafite gakomeye umugore yes tugiye mu rugo wa mugore wiriwe mu rugo tubyemeranyaho ibyo ngibyo byo arakora kurenza we wagiye muri biro arabyuka mu gitondo yite ku mugabo asohoke yite ku bana basohoke amenye ibyo kuma nk'uko biri bugende nubwo yaba afite umukozi umugore aravunika cyane rwose ibyo byo tubigiyeho rwose ni ibintu byo mwese mukwiye kujya mwicara ukuri kw'Imana. So nkongera mvuga ngo umugabo niba uzi ko umugore adakora kandi ukarama amaganza ukamukunda ukwasa kuki udafata umugore wawe nawe ukamusanisha na mamaganza ugatuma asa na mamaganza gute niki cyatuma utegereza umugore wawe ko agusaba uzi neza ko adakora ngo agusaba amavuta agusaba amafaranga ejo y'igitunguru ejo agusaba y'inyanya ejo agusabe y'igitenge ejo agusabe niki cyatuma utegereza ko umugore wawe asaba uzi neza ko adakora maze ibyo biza gutuma amajwi ye aba menshi mu matwi yawe ukaba wayikwiyumvamo no kumuhunga ukajya gushaka ahandi utari bwumve ayo majwi ariko bitewe nawe washoboye gufata amafaranga niyo ari 100 uhembwa ugafata 30 mwicaye mwabiganiriye ukambwitira umugore mwiza ngo aya mafaranga yo mfite aya mafaranga urabona yagufasha saro akagufasha umugore nawe ni ari umugore ufite ubwenge bw'Imana zicara bibare azanabihuza nazana kubwira ati ni 30 maye ndabona ari menshi subirana 10 cyangwa se nta kibazo ubwo yampaye nzajya nya saving 10 je nkoreshe 20 muri make umugore wawe niba atajya mu kazi wirindira ko gusaba ibwawe nk'umugabo ni nayo mpamvu uri umutwe we ukwiye kumutekerereza wamara kumutekerereza none ukamugisha inama nk'umufasha ntushaka gusa ngo wicare uvuge uti ndibaza yuko muhaye 20 byose bya no ni umufasha wawe yaje kugufasha wimugenera nk'umukozi mwegere mwicare mu biganireho mujye inama ufate amafaranga ariko nawe ubwe bimunyuze uwo mweretse ko afite uruhare muri ibyo nk'umufasha wawe
bizoroha cyane kugira ngo mugere kuri ibyo byose nta mahana birimo, nta ntonganya, nta zanduru zo mu matwi urimo ujya guhungira kwa, navuze ngo tuzajya tuvuga amazina yacu kwa Jori, ukajya guhungira kwa Jori. Impamvu uhungiye iwanjye njyewe turaje tubaye inshuti gusa, ntabwo ushinzwe kunyambika, ntushinzwe kuntwara muri salo, no. Ibyako kanya niba dusangiye turasangiye, niba n'ibindi nibyo bishiriye aho ngaho, nta kindi. Ariko uha mugore wawe za bezweze bya byifuzo bye birasigaye, kandi wibuke ko ari wowe ugomba kubihaza. Aho ni mu gihe adakora. Ariko mu gihe umugore akora, aho ngaho muricara mukabihuza n'ubundi, mufite y'amana muri mwe, mufite wa mutima unyurwa, mufite ubwuzuzanye n'ubwumvikane. Ikibuze gitumye n'amagasenyuka ni ubwuzuzanye n'ubwumvikane. Naho mwa mufite amafaranga ya mirenge mutumvikana, mutabijyaho inama, ntacyo mwageraho. Ariko mu baganza mfasha aka kantu, mfite umugore nta kazi afite, ariko ajya muri salo, umuntu asa neza, nta nayo namuhaye, ngwana no kubona yo mpahisha, nayo guha umukozi n'ibyo mu rugo zose zikenewe. Ariko niba uri umugabo ukabona umugore wawe afite inzara zisa neza, umusatsi usa neza, nta kazi agira, yambara neza, uri umugabo, barumbwire ntushobora gufata umwanya koko ngo wibaza umugore wawe kuri ibyo? Hari ahantu habiri ashobora gukura ayo mafaranga. Ahantu hambere, wa mugore niba yarakwicaje akakubwira bije ye ukanga kuyumva, icyo ari bukore nuko ari bukubwire yo guhaha n'iki, bigatuma nawe nk'ubwenge, nk'umuntu ufite ubwenge agupyeta. Oya, si ukugupyeta, ariko kuki mwabyita gupyeta? Ntabwo agupyeta. Wamuhaye ibihumbi 10, byamusabye kugenda n'amaguru ajya guhaha, kandi yenda yari gutega moto. Byamusabye kuva aho akajya guhahira Nyabugogo n'amaguru, kandi mu by'ukuri yari guhahira aho hafi. Yahahira aho hafi yenda ari gukoresha ibihumbi 5, ariko kubera ubwenge bw'ubumana bumurimo yahagurutse ajya Nyabugogo, aragenda ahaha iby'ibintu 3, ibihumbi 3. Arangije asagura 2 byo yagakoresheje mu itike, agakoresha mu biki, arayasagura, araza ajya muri salo, akora inzara, akora umusatsi, usanga asa neza. Urumva wa mugore jya ahubwo namukomera amashyi, abasobanutse. Ntimukabyite kugupyeta, ntabwo bagupyeta. Inzira ya kabiri rero, niba waramunaniye ukamubera umugabo mubi, ukananirwa kumwitaho, akakubwira ibyo akeneye ukananirwa kubimugenera, akakwereka n'ubundi ibyo ukanga kubimugenera, ukaza kuvaho ukabona inzara nziza n'umusatsi mwiza, ugakeka kuti wa mugore arampyeta, ukayagabanya, ese ubwo urumva umwerekeza hehe? Ikizavamo nuko azashaka ku ruhande uzajya bimuha. Yes. Aho ni hahandi ho wa mugore adakijijwe, ni handi wa mugore adafite Imana muri we, azajya kwishakira igisubizo cy'ibibazo. Uko wananiwe kumubera umugabo, wananiwe kumubera igisubizo, wananiwe kumubera umutwe, agiye rero gushaka ku ruhande uri umukemura ibibazo. Ko kantu uvuze karakomeye. Ese icyo gihe uzamuveba? Ntabwo uzamuveba, ni wowe wabiteye. Kuki satanyuzwe ngo gumonga? Yanyuzwe n'iki cyo utamuhaye? Ntafite akazi, agukorera ko akawunga n'ibishyimbo, agukoreye akazi kawe kose ko mu rugo, aragatunganije. Uraje umuhungu umugaburiye neza, winjiye ahantu heza, ibintu byose umugore yabitunganije, ariko unaniwe kwibwiriza. Unaniwe kwibwiriza naho akubwiriye nta gaciro wabihaye. Ese urumva we anejejwe no kujya agenda bavuga ngo dore mukarunaka uko asa nabi? Rero mu buryo bwo kwirwanaho nta kundi, azajya gushakira igisubizo aho kidakwiye gushakirwa. Ni hahandi wa mugabo ananiza umugore, umugore akaba yajya mu nzoga, akaba yajya mu itabi, akaba yajya mu nshuti mbi, ajya gushakira igisubizo cy'ibibazo bye. Naho rero ni wowe ubimuteye. Si impamya ko hari uburyo ruzicara ngo wumve ko wakwicara ngo umukondane. Ni wowe kibazo, nyirabayazana. Ni wowe kibazo, niwe nyirabayazana. Iyo umwitaho ukamugenera mu gihe gikwiriye, ukamugenera ibikwiriye, wa mugore yari gukomeza. Ariko tekereza, yageze naho yigira inama ati kanjye Nyabugogo n'amaguru, ati reka njye guhahira aha 500 aho kugira mpahiraho 1000, urarenga nabyo urabimenya. Ubimenye ko abagore turabana beza, turaza tukabiganira. Uzi yuko nagiye Nyamirambo nkahaha iby'ibihumbi 5 bya 10 wari wampaye, nkasagura ibindi 5. Kavuga utoke. Jya umenya ko ari wowe wihima wa mugabo, ni wowe uba wihima,
ni wowe ugiye kwisenyera urugo. Aho ngaho nibyo nababwiye, ubusa n'ubanguye umuhoro utya ugiye kurwitemera ngo ururangize. Wa mugore nababwiye ngo ni ururabo, ni umuntu ukeneye gusa neza 24/7, amasaha 24, iminsi 7 mu cyumweru. Akeneye guhora se neza. Ururabo ni urusukiriwe, ururabo ni urwitaweho, ururabo ni uruhawe ifumbire, ururabo ni mukwiye kurwitaho, none wowe wananiwe kurwitaho. Rero hari n'ubwo buryo uzare hari abantu nyine umuntu ushaka guca ku rurabo agakunda ukuntu rusa, akavuga atari ku rurabo rwishwe no kutitabwaho, akaba yarwitaho. Ubuse nita ku rurabo rwawe utararwitayeho uzaza utongane. Turatashye ikiganiro kirarangiye. Bagabo munkurikiye mu nyumve. Sawa, Mama Ganza ababwije ukuri ntacyo atababwiye. Mama Ganza karame, tanga ubutumwa bwawe bwa nyuma dusoza ikiganiro. Emi rero, Emi ugeze kubimureba nk'umugabo, mwabyumvise ko amiramiza akamiza nkera akambuza kuganira, ni ukubera ko mbageze ku mugabo. Kandi abagabo murabizi, ahora yumva ko ari umugabo nyine ahari hose, ahora yumva ko ibitekerezo bye byihagije, ahora yumva ko ni umugabo n'ikaremano n'icyubahiro cye kidakorwaho. Ariko ni ukuri bagabo, mugire mutya namwe musubire ku isoko, mumenye ko muri abagabo bacu twababera abafasha, tukabibungabunga, tukabisigasiga, mbese muri make bigatuma ibintu biba uburyohe. Ariko mu gihe cyose mutazemera ko wambera umutwe uko bikwiriye, mu gihe cyose utazemera ko wambera inshuti, mu gihe cyose utazemera ko icyo gihe bizanyorohera kujya hanze gushaka uwambera inshuti. Ese ni iki cyatuma mbana nawe utantega ugutwi? Ni iki cyatuma mbana nawe ujya kugura ibibanza ntugisha inama, ukajya kugura inzu ntungisha inama, ukajya kugura isabune ntungisha inama, ukajya no mu byanjye jye nk'umufasha wawe nagakoze, ntumpa ako gaciro ngo bari jye ubijyamo. Ese icyo gihe urumva koko kubana nawe tutazabana ku mahane? Rero mugabo, ni ukuri ndagusaba ngo wibuke ko uri umugabo, uri umutwe w'uwo mugore. Wikora rero iby'igihimba, kora iby'umutwe ukora. Wikora iby'ukuboko gukora, kora iby'umutwe ukora. Kandi nanone wishaka kwitesha agaciro, uko iyo ukoze ibitakureba, iyo ukoze ibitari ibyawe, wowe witesheje agaciro ni ukuri. Mu gihe rero ufite umugore wenda utabyitayeho, nta kundi, umutwe hari ubwo uvunika, ukareba inyuma, ukareba imbere, ukareba muri make bikagusaba ko wakora nk'umutwe n'igihimba. Ibyo nabyo bibaho, ariko bagore nzi neza ko Imana yabahaye ubwenge, ntimukemere ko ibyo bintu byabaho, muzahore muri abafasha koko. Byorohera urugo rwanyu kugira ngo bibe uburyohe. Kandi igihe cyose sinyasoza ntababwiye ngo ibyo dukora byose turi abarimu b'abana bacu. Amen. Mu gihe rero uzamenya mugore ko umufasha mwiza, mu gihe mugabo uzamenya kuba umutwe ukwiriye, ni ukuri bizoroha cyane kugira ngo urugo rwanyu rugere kuri. Rero ndasoza mvuga ngo basore nimwisubireho, ababihagazemo neza, ni ukuri igihe cyo gushaka cyarageze, nimushake niba ngombwa mutubwire tubafashe natwe tubabaranga, kuko nyine ukeneye umufasha. Ariko niba utaragera nawe ubwaho wikunda ukamenya gushyira ibintu mu buryo, ntabwo igihe cyo gushaka kiragera. Ikindi rero niba wowe mugabo, nawe ndasoza mvuga ngo ni ukuri Imana yo mu ijuru iguha ubwenge, igusure, yongere ikwibutse uwo uriwe, ikwibutse uwo uriwe, ikwibutse uwo ugombye kuba we, ikwibutse umumaro wawe, ikwibutse ko uri umutwe. Bizoroha cyane kugira ngo mugere kuri byinshi, kuko ni mwebwe muduha umurongo, burya natwe twawugenderamo bikaba amahoro. Biragatsindwa rero kubana n'umugabo ugasanga ahubwo uhabwa umurongo n'umugore. Si umugore agiye kubera umutwe? Oya. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Niba iki kiganiro kibafashije, ni ukuri mugitekerezeho, uvuge ngo mugabo nkwiye kuba umutwe w'uru rugo, nibwo umugore wanjye azakora ibikwiriye, nibwo umugore wanjye azambera umufasha koko, nibwo tuzaba abarimu beza b'abana bacu, urugo rwanyu ruzaryoha. Imana duhana umugisha. Amen.